ry'Imana muri maso mbese muracyakomeje itorero ryo mu rugo cyangwa birakomeye mu ngo zacu ko mbona amabanga y'ingo ari kujya hanze? Itorero ry'Imana muri maso mbese muracyakomeje itorero ryo mu rugo cyangwa birakomeye mu ngo zacu ko mbona amabanga y'ingo ari kujya hanze? Dusubire kuri Gatanga ya mbere dusubire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, dusubire ku buye ryo mu mfuruka niwe Kristo ukenewe muri ibi bihe bya nyuma. Dusubire kuri Gatanga ya mbere dusubire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, dusubire ku buye ryo mu mfuruka niwe Kristo ukenewe muri ibi bihe bya nyuma. Imiryango mizima n'imbaraga z'itorero, gusenyuka kw'imiryango byangiriza itorero, kumena amabanga y'ingo kuko ibibaye umuco n'indangagaciro yo kumena amabanga. Imiryango mizima n'imbaraga z'itorero, gusenyuka kw'imiryango byangiriza itorero, kumena amabanga y'ingo kuko ibibaye umuco n'indangagaciro yo kumena amabanga. Dusubire kuri Gatanga ya mbere dusubire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, dusubire ku buye ryo mu mfuruka niwe Kristo ukenewe muri ibi bihe bya nyuma. Dusubire kuri Gatanga ya mbere dusubire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, dusubire ku buye ryo mu mfuruka niwe Kristo ukenewe muri ibi bihe bya nyuma. Umunyamabanga mukuru ni Yesu, niwe wenyine nabonye umira ibanga bunguri, kandi arasubiza mu gihe gikwiye. Amavu yo kwivamo ubwira abandi ibyawe, komera kw'ibanga ryawe, komera turivuge, komera ku ndangagaciro, komera turivuge, komera kw'ibanga